Hello guys, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza. Twaje rero mu kazi ko with Claire Mbabazi, twaje kubatekera. Dushimira abageni baba baduhaye icyizere bakadushinga ibirori byabo ngo tubatekere. Uyu munsi turi team y'abantu benshi, ngewe na Chef Cedric na timu nini cyane. Tugiye kuba bereka abantu tugiye gusavinga, turabagaburira mu gitondo ndetse na nimugoroba. Reka uze nkwereka ibintu twabatekeye. Mwari aho twateguye buffet, ngaharana handi kuko gusabona uko twashizemo buffet ya kinyarwanda, ni ibintu biteguye neza, bimeze neza. Niba ari ibirori bifite, yaba ari byo guteka, kubatiza, bride shower, ubukwe, ikiro cyose gikeneye ibyo kurya, duhikizera. Hari nimero aho ngaho kuri description no kuri title, ubundi uduhamagare duze tugutekere. Aha ngaha ni muri Golden Garden. Ubundi ureba hano hantu ni heza, ni hagari, hameze neza. So rero wow, umva bwari ubukwe bwiza, busa neza, bari babadekoreye neza. Umugeni rero yitwa Muhorakeye. So ngiyi bife ya kinyarwanda twari twatetse. Ikintu nakunze twakoze ni uko abantu baba bagize gute, bambaye ikinyarwanda bari ku meza. Ushobora kwibaza ngo kubera iki twashyizeho kano ka supaneti. Murabizi neza ko amashashi ntabwo yemewe mu Rwanda. Ko amashashi atemewe rero, kandi amasalade aba agomba gukomeza agahumeka. Niyo mpamvu dushyiraho kari agasupaneti kugira ngo n'imyanda n'agasimba kataza kuza kugeraho, biba bimeze neza. Dutwikurura ari uko abageni bahageze kugira ngo bakonsome bagiye kurya bife. Bino bintu rero ni byiza kubera ko bituma biguma kuba biri fresh. Niyo ushizeho buriya kera hakibaho ya mashashi n'ubundi akemewe, byatumaga bidahumeka neza. Aya ni amasalade atandukanye twe twabateguriye, harimo amakaroti, amashu, jeshu, blanc, amagi, avoka, ku buryo umuntu yisanga ku cyo utakunda cyose ntukirye, icyo ukunze ukakibona. Hari karoti, hari ibitunguru byonyine, hari amakokombure, salade y'imiteja na karoti ndetse n'amakaroni. Ubona ari abantu benshi banazi cyane, nayo yari hari. Urumva ko rero ibintu byari bimeze neza, bari bamudekoreye neza. None akantu k'aka entry kari kameze neza. Aho rero ko ari muri dote nyine bagomba gushyiramo akantu ka kinyarwanda. Bari bahisemo n'utubara twiza, yani big tent, niho ubukwe bwari buri kubera. Naho ngaho rero twari turi nako turi gutegura, nkuko twateguye buffet eshatu. Iriya tuyigiriye abasaza, tuyigira kinyarwanda, iyi ngiyi iba 2 in 1. Urabona ko turi timwe y'abantu benshi rero. Udushinze ibirori byawe, nta kintu n'iki na kimwe wabura, twabyitaho neza. Kuri buffet ya 2 in 1 ndagira ngo nkwereke naho ibintu biriho. Urabona ko ni amasorori meza ya gold buri isa neza cyane. Aha niho abantu bose bari guhurira ku madeseri. Hari amadeseri atandukanye, amacupcake, amafruwi, amaji atandukanye. Twabakoreye n'amazi yo kunywa ariko nyine arimo indimu, umva kugira ngo abantu bamere neza. Ngako n'akadekorasiyo. Urabona ko hari za crepe, izi bagizitaga peri. Urumva hari utuntu twinshi twiza, imyembe. Ubona ko kabisa bimeze neza. Aka ni akabanga k'iwacu kera mu misozi y'u Rwagasabo. Hano harimo akantu k'Abanyarwanda, umwihariko ko harya bakisa gute umutsama. Hano twakoze buffet ya kinyarwanda. Wow, birasa neza. Hano harimo isosi, duteka isosi ukwayo kandi nziza iryoshye. Ndetse hano harimo inyama tuba twazitetse ukwazo zumutse, ziba ziryoshye cyane. Inyama zo mu Kongo ziryoha kurusha izindi nyama burya. Cyane. Namwe mwese mutajya muri inyama z'umutuku. Ahangaha tubafite inyama y'inkoko. Sa neza, mwambaye neza gusa. Ahangaha tubafite indyo za kinyarwanda, imiteja. Tubafite igihaza ku bantu bakunda ibintu bitarimo amavuta cyane, Biba bitanagezeho n'amazi, tubitekesha umwuka. Umva hari ukuntu abantu bakunda ibintu by'i Buganda bazi ukuntu bajya bateka nta mazi yakozeho. aha dufite amashaza harimo imboga ku bantu bafite ikibazo cyo kuba bashaka ikintu cy'amaso n'indwara, natugana
kubera uteka ibintu byiza cyane kandi ukurikije nutrition kabisa. umuntu Wow. noneho tukagira n'agafiti Abantu bikundira ruzungu ntabwo twayibagirwa. nabo ntabwo twabibagirwa Kabisa kabisa. hari n'abasaza b'iterambere ry'iyi minsi Aha ngaha nabwo turacyari gutegura harajyamo ibindi bintu mva kuko tugeze kuri setup ugenda kurangiza n'ikinyobwa. Aha. ku bantu bikundira baturutse mu majyaruguru N'abantu badakunda amavuta bakunda ko barabikunda cyane biraza kujyamo hariya mu kanya. ahangaha rero ahangaha tuta pilawu Oh pilawu wow. gatetse neza Kameze neza cyane. karanaryoshye cyane Umva ni bon appetit. Umunsi abageni bacu bararya neza cyane kabisa. Big team. Murabona rero tuba twateguye tuba twabishyizemo urukundo haba harimo keya nyinshi biryoshye bisa neza umuntu ushaka kurya neza. Cedric kabisa na Cook with Claire Mbabazi turahari ngo tubakorere ibintu byiza murye neza ubukwe bwanyu mu budushinga ubundi birebe ngo turabwitaho. Ntago wakwicuza habe na gatoya pe. Urabona rero abangaba bari Kinyarwanda bambaye Kinyarwanda barasa neza bakenyeye ariko dufite na buffet yindi ya 2 in 1 iri hano. Kankwereke nayo kimeze. Ngaho twateguye ibiki Cedric? ahangaha rero twateguye abantu bakunda salade salade ni imboga ziribwa ari mbisi zateguranywe isuku uburyo zitwongerera vitamine ku mubiri wacu ukeneye intungamubiri ukeneye amavitamine cyane cyane no vitamine ziboneka mu masalade zikaboneka no mu mbuto twakurikizaho rero n'ibindi byo kurya Urabona ko hari amasalade atandukanye kabisa. Aha ngaha urihaza ku byo wakunda byose ntabwo wabura kabisa. Hari salade ziri hot n'iziri cold hari izitetse amashu ahantu hose kabisa nta kintu utahabona. Aha iki ahangaha ntabwo turashyiramo ibyo turi buze gushyiramo harajyamo mu nyigi uregera bisa nuko gushaka kugira ngo abantu byihute bagende neza abantu baze kuza kurya bitabagoye none ko araba ari bife 3. Wow, birasa neza mwambaye neza tukaza guri hano kuri deseri abana kiteguye neza imbuto amadeseri atandukanye ibyo kunywa bitandukanye. ubona wizihirwe cyane ubona turi gushya mwakoze kuri ingenzi. Aha naho ni indi bife urabona ko harimo isosi inyama z'inka zumutse zitetse neza ukomeze wizihirwe inyama z'inkoko zimeze neza ukomeze wakure urumuri ukomeze ubeho guhora birahumura noneho. Wow. Yaza kiraryoshye cyane. Agafiriti karasa neza kweli. Buretse ko ndahita ncaho dutangira yego. Aha ngaha turaza kuza kuhashyira ubunyobwa n'icyarya n'umunyigi tuba twanze kubisetinga aka kanya. Niyo mpamvu bagomba kubirya byo bishyushye bimeze neza. Ngaho murebe ibyo kurya byacu ukuntu bisa neza. Muze Cedric na Claire Mbabazi babatekere ubundi murye neza ubukwe bwanyu ibirori abe bride shower abe baby shower abe umva byose kabisa apfa kuba gusa hakenera ibyo kurya ubundi turabakorera biryohe cyane. Wow. Aha rero tugeze kuri ya bife yindi ya kizungu urabona ko amasalade ameze neza ya masalade ya salade nababwiraga itetse ngiyo y'amakaroti ndetse n'imiteja. Ahangaha harya abantu bukwe nta ukora ibintu ngo uvangavanga. Niyo ukoze mix salad ukora imwe ubundi ugakora inyanya ukwazo karoti ukwazo ibitunguru kwabyo umuntu uko gishaka akabona uko akibona noneho
bikoroha. Iyi rero ni na keke abageni bari gukata, urumva abageni bacu bari baje basa neza, bambaye neza, bishimye. Niba ari ikintu cya mbere kinezeza niyo ubonye nyine abageni bawe baza, tubanza kubaha ikaze kugira ngo bakate agakeke, urumva abageni baraza bakata agakeke, Cedric yabaga yabikozeho neza, yabyitayeho neza cyane, urumva arangije abahereza ikaze, bakata agakeke, umva wabonaga byari ibintu byiza, kari akavarila keke karyoshye, twaza tunagakata tugashyira ku mabido yose kugira ngo abantu baze kuza kukarya. Wow. Barangije rero abageni bacu beza babahereza amasahani, babereka aho bagomba kujya kwarurira ndetse n'ababagaragiye, urumva byari ibirori bisa neza, bari bambaye neza, icyo umuntu badekore neza. Sinzi impamvu bagiye gufata dushusho rwo muri sale ngo mbereke. Hari harimo ababyeyi bashya neza, bameze neza. Wow. Rero bagiye kwarura, abageni bacu bafite fresheri, bari bakumukorera akamekapu keza, basa neza. Ariko marene ndabona muzi, niba marene yitwa, hari umuntu nzi rwose usa n'uyu mu marene witwa Ange, muheruka akiri mutoya, sinzi niba ari we, ariko nabonye nanze no kwirirwa musuhuza ngo muvugishe, ariko nabonye muzi. Rero ibyo kurya byasaga neza, hari agapilawu, hari akanyigi, abantu benshi bakunda umunyigi n'ikinyobwa, kubera ko nabonye harimo abantu benshi bakomoka mu Mutara, ababyeyi n'ababonye, urumva rero akanyigi rwose kaba karyoshye kameze neza n'ikinyobwa, hari imyumbati y'umweru, umva buri wese agomba kwisanga akarya ku cyo ashaka, hari udusote, hari ibihaza. Wow, ibintu byari bimeze neza rwose. Abo ni abari babambariye, ababyeyi beza, abakobwa beza, umva ari byiza, ni ukuri byari byiza kandi abantu barabikunze. Numvaga amakomenti bazambwira ashaka rimwe atetse neza, byari biryoshye, twishimye, bimeze neza, tuzazana natwe muzadutekera, urumva ni byiza. Ni ya bife ariho rero ababyeyi, abasaza, urumva twabashyize kuri bife ya kinyarwanda, barabikunda cyane. Ahangaha urabona ko nta kintu na kimwe bari kubura. Papa twari duhari tugomba kubahereza amasahani, tukanabagayidinga tuberekera uko bagomba kwarura nyine. Urumva ko byari byiza cyane, barakoze cyane kutuba hafi, barakoze cyane kuduha akazi, barakoze kuduha icyizere, bakadushinga ibirori byabo. Ubundi namwe nimuze tubatekere, yaba mu bukwe, yaba mu birori. Naho nimero mushobora kuba mwatubonaho ni 0783170235, turayishyira no muri description, aho mushobora kureba kuri title iriho, no muri description irahari. Ubundi mumpamagare mumbwire ati Claire, ibirori byanjye ndabigushinze, ubundi urebe ngo ndabigukorera neza, wishime. Mwakoze cyane, usubire ubutaha. Ciao ciao, bizu, bye.